Inyandiko mbasomera iragira iti update cyangwa se amakuru agezweho ku rupfu kuri kese y'urupfu rwitwa Ndagijimana Philbert. Ni ku nkuru twabagejejeho mu gatondo k'uyu munsi. Baragira bati nyuma y'iperereza ryakozwe na polisi, ikipe yitwa Soko. Isoko ni ikipe iba muri polisi y'igihugu igerageza ikora akazi kose ku gushaka ibimenyetso ahantu habereye icyaha. Iyo kipe rero mvuze haruguru ngo yaje gusanga mu iperereza ryakozwe, haje gusangwa amaraso mu rugo rwa nyakwigendera Philbert. Bakaba basanze muri urwo rugo harimo umugore Kankindi Beatrice w'imyaka 48, ariwe bari barashakanye n'abana be aribo Kwizera Alex w'imyaka 19, Mwizerwa Felicien w'imyaka 20 na Ndamwizeye Felix w'imyaka 23. Bakaba bagize uruhare mu rupfu rwa se. Abana batatu bagize uruhare mu rupfu rwa se ndetse na nyina ubyara abo bana. Hepfo barakomeza bavuga ngo bivugwa ko bagiranaga amakimbirane yaterwaga nuko se yajyaga mu bandi bagore. Ibyo byose bijyanye nuko yishwe ndetse n'uburyo yishwemo bikaba bivugwa kandi ko bikemezwa n'umwana mukuru ari we Ndamwizeye Felix uvuga ko bose bagiye umugambi umwe wo kwica nyakwigendera bakoresheje ingiga y'igiti. Bamukubise mu mutwe hanyuma baramuterura bamuvana mu rugo bajya kumuta ku muhanda. Ibimenyetso byose byakusanyijwe n'iriya kipe twavuze hejuru Soko team. Bikomeje gufatwa kugira ngo hakorwe iperereza ryisumbuye. Ibimenyetso nyine birakomeza bigashakishwa kugira ngo bize byuzuye. Ababigizemo uruhare rero mu rupfu rw'uriya Philbert bagiye kujyanwa ndetse bajyanwe kuri sitasiyo ya Kirehe kugira ngo bakurikiranwe n'ubugenzacyaha. Iyo ni update, iyi ni message iva mu buyobozi bugaragaza uko ikibazo cyagenze. Noneho rero nahuye n'umuturage nawe warahavuye yari yahuruye, ngerageza kumubaza kugira ngo anganirize neza ibyo yiboneye. Bajya bavuga ngo umuturage ku isonga abantu bakagira ngo ni ibinyoma. Iyo ugerageje guhohotera mugenzi wawe ukaba wamuvutsa n'ubuzima ntabwo ari ibintu biba bigomba kurangira aho ngaho. Ndabutsa ko yari Musinga TV, update zose niho zisanga amakuru. Ntabwo twebwe inkuru tuyibangura tuyikubita ngo igende, dukomeza kubakurikiranira inkuru tukabaha update zayo kugira ngo muve mu gihirahiro, hanyuma mumenye aho biva naho bigana. Komera wa mugabo. Komera. Amakuru yawe. Makuru usamvuga ko ari amahoro. Ntabwo ari amahoro. Niko. Ntabwo ari amahoro. Ntabwo ari amahoro, mbonye duhuriye hari ahantu. Nk'umuturage hari ikintu ubonye, nubwo ari ibibazo mukomere mwihangane, ariko nk'umuturage ubonye iki hari ahantu? Ubundi nk'umuntu utari uhari wamubwira ko byagenze bite ku makuru wowe uhakuye? Ntabwo mwagiye gushungera gusa. Uko namubwira se ko nanabwiwe ari byo ndimo muri cyane. Hari ahantu rero hagera uzi yuko uti wabwiriwe. Hari ahantu hagera uzi ngo ugiye kureba uhita utaha. Ariko nyine hari ibyo ubona ibindi bigategereza bigatuma uhaguma ufite amatsiko nyine yo kureba ukuntu biri bugende. Hanjye rero nabikurikiranye kugera birangiye, kugera polisi havuye nyine. Tuhavuye tumenye ngo harakekwa ese buriya nibyo buri hariya rero ukuntu byagenze. Nanjye hari amakuru nagiye numva ariko nanashaka kuyibonera. Ukuntu byagenze jewe nyihagera hari nko mu masaa 6. Masanga rero hari daso, hari ribu n'umupolisi umwe n'abaturage urumva bahuruye nyine baje kureba. Nsanga umurambo uri munsi y'inzu, munsi y'agahanda ariko worosha agashuka. Ntabwo twize tureba ngo tumenye ngo akomeretse gute. Hari n'izuba ryinshi turategereza ngo tuze kureba igikurikiraho. Cyakurikiyeho rero haje kuza noneho komanda wa polisi yambaye inyenyeri, haza agitifu w'akagari n'abantu bambaye ibintu by'umweru. Bambaye ibintu
ikintu kimeze nk'igisurubeti n'inkweto irimo imbere, icyo gisurubeti aricyo bagenda bakandagira hejuru. Abo ngabo rero iyo ukibabona ntabwo bakandagiza inkweto hasi. akaraka inkweto nayo ikandagire ku byaha. Ubwo baba barahageze. ikintu kimeze nka pareye, bya bipareye bya kera, n'ibindi bikoresho nyine ubona ari iby'akazi, ku buryo iyo ukibibona uhita uvuga uti abakoze ibyaha baraje bamenyekana. nuko baba barahageze. barahageze. Bamaze kuhagera rero batangiye kwigizayo abaturage ngo bave aho ngaho hegereye habereye icyaha. Bahita bahashyira n'akantu k'akagozi kanditseho amagambo nyine. Ako kagozi kaba kagaragaza yuko aho hantu utari buharenge, ubundi kugira ngo bajye mu byabo nyine batangira akazi. gufotora nyine batangira akazi. Baba bafite ibikoresho, bya bikoresho njye nabibonye. Avuga ngo wakoze ibyaha yabikoze kera, gukora icyaha akagamo kavuga ngo uzihisha. Ndakora iki? Uwakoze icyaha aragikoze. Wabikoze yarabikoze, ibyo kwihisha ntabwo bikirimo. Ubwo rero cyahise bitangira nyine, batangira iperereza nuko baritangiye nabibonye, ibyo bishatse nabikubwira. mbwira nicyo kinzanye. Umupolisi yaje, urumva ako kantu kameze nk'akagozi kari hafi y'urugo rw'uriya mugabo nyine nyakwigendera. Polisi araza, twebwe nitwe twanabibonye, abona utuntu tumeze nk'utuzi hasi. Polisi rero buriya bari abahanga cyane, twe ntituba twanabyitaye, ariko umupolisi buri kantu kose abonye ntabwo agapfusha ubusa. Ikintu yakoze, yatwitegereje, agera imbere arongera aragaruka, utwo tuntu tumeze nk'utuzi aratwitegereza, ahita ahamamagara ba bandi bambaye bya bindi rero. Abo ngabo bahise bazana pareye, bazana akandi kantu kameze nk'agatoroshi, baratangira bajya mu kazi kabo. Ngo twabonye utwo tuzi batwitayeho, natwe duhita dutangira gukeka nyine ko ari amaraso. Bageze imbere y'umuryango bahabona utundi, natwo baradutwara, bakoragaho utuntu tw'udutaka n'ibikoresho byabo nyine, bakagenda batwara, wowe utapfa kumenya ibyo ariho batwara ibyo ari byo. Ubwo rero bahise binjira mu nzu, urumva byabibonaga imbere y'umuryango. Binjiye mu nzu basangamo umugore n'abahungu be bato, bahita babasohora, babicaza hanze impande y'urutoki, babicaza hasi. Ubwo binjira mu nzu, ubwo hari ibindi bimenyetso bari bagiye gushakamo, ngo bari babonye intangiriro. Bafata umwana mutoya, umusore ngo wiga pirimeri w'imyaka 19, barabanza baramwinjiza, bamumarana nk'iminota nka 50 hafi isaha. Barangije tugiye tubona bamusohoye yambaye ipingu. Karabaye. Tuvuga tuti hahiye, ubu kabaye. Iyo umuntu asohotse agiye kuganirizwa akagaruka yinjiye nta pingu yambaye, ukabona asohotse aryambaye, tuvuga uti kabaye. Ubwo n'abagenzi be bavukana bahise babambika amapingu, nabo bahita binjiza uwa kabiri wo hagati, nawe bajya kumubaza mu nzu, nawe amarayo igihe kinini. Binjiza uwa gatatu, uwo binjizaga ariko yasohokaga ipingu yaririye. Binjiza uwa gatatu mukuru, bamumarana nawe igihe kinini, nawe bamusohora yambaye ipingu. Noneho binjiza na nyina, babinjiriza rimwe uko ari bane. Arabaganiriza, ahita hasohoka umukobwa wari wambaye cya bisurubeti, aragenda n'umuhungu, umusore, aragenda bazana ibintu tubona ari envelope. Envelope nyinshi. Envelope barazizana, barazinjiza, barangije bagiye gusohoka. Abari bari muri iyo nzu bose bakoreragamo iperereza, buri muntu afite envelope nk'ebyiri. Nsomye mbona handitseho ngo evidence. Ahise mbona yuko izo envelope zose zari zuzuye ibimenyetso, ibyo bakuye mu nzu n'ibyo bakuye hanze n'ibindi twe tutigeze tumenya, kuko ahantu baba byanze bikunze byagaragaye ko mu nzu haba ariho habereye icyaha. Mu nzu niho cyayimirije. N'icyaha cyabereye. Icyaha cyabereye rwose. No mu bikari bafite ibindi bimenyetso bahakuye. Barangije rero ibimenyetso babijyanye, barangije baraza badukoresha inama abayobozi, gitifu w'akagari
na komanda wa polisi batubwira yuko urwo rugo rwose bararujyanye. Niba bagiye gushaka ibindi bimenyetso ku bitaro bya Kirehe bazamujyana n'i Kigali, ariko nibamara gushakisha ibimenyetso bazaza kumushyingura, bakangurira abaturage kuzatabara banavuga ko abo ngabo bazaba badahari kuko bari bakorwaho iperereza. Ubwo bakangurira n'abaturage kwirinda ibyaha nyine, bakirinda ibyaha n'amakimbirane yo mu ngo kuko ariyo atera ibyo byaha. Ubwo rero muri rusange bavuze yuko abakoze abo bantu nibasanga ari abere bazabarekura, nibasanga aribo bamwishe bakabiryozwa. Ariko nanone baravuga ngo amahirwe y'uko bazabere akubiye gake, ni make cyane. Komanda yakoresheje ijambo, hari ukuntu ubona ibimenyetso ugasanga ni simusiga, cyo bita simusiga. Uko byari bimeze rwose. Ese nk'abaturage mwebwe ubwanyu mubona ibintu by'amakimbirane mu ngo igisubizo cyabyo umuti wabyo ari uwuhe? Igisubizo nta kindi, amakimbirane akemurwa no kuganira. Haba hari ikibazo bafitanye mu rugo kuko bavuga byinshi, bavuga ngo kujya mu bandi bagore, abandi bakavuga ngo yahembwaga ntabahe. Mbega buri muntu wese iyo habaye icyaha avuga ibyo ashaka. Ubwo rero amakimbirane icya mbere ni ukuganira kugira ngo akemurwe hakiri kare, ariko nanone ubuyobozi bwababwiye yuko igihe hari amakimbirane mu rugo abaturage bagomba kwihutira kuyamenyekanisha, ntibayapfukirane kuko iyo bayapfukiranye niho havamo ibyo ngibyo nyine byo kwicana. Murakoze cyane. Ubwo natwe nitumenya gahunda yo kuza gushyinguranya kugendera tuzafatanya namwe. Yego, ibibazo nyine mukomere cyane. Yego. Ngayo nguko rero nk'uko ubyiyumviye twaganiriye n'abaturage batandukanye, duhereye ku kiganiro tugiranye n'uyu nguyu twari turi kumwe, mwumvise neza uko icyaha cyagenze, aba uko ari 4 barakekwa, ndetse dukurikije ibyo uriya musore mukuru yavuze, yivugiye uko umugambi bawucuze ndetse bakawushyira mu bikorwa, n'ijambo umuyobozi wa polisi yavuze ati amahirwe y'uko baza ni make cyane. Biragaragaza neza ko aba bantu uko ari 4 bagize uruhare mu kwivugana umutware w'uyu muryango. Ubwo rero baturage, banyarwanda, banyarwandakazi, amakimbirane agomba gushakirwa igisubizo hakiri kare kugira ngo atavaho abyara amahano nk'aya ngaya. Dore nk'aba bagiye gufungwa nibibahama, nyakwigendera we Imana imuhiruko ridashira, urugo rube rusigaye aho rwonyine. Urumva ko ari igihombo ku gihugu. Imbaraga z'abantu 5 zigendeye rimwe ni igihombo ku muryango, ni igihombo ku gihugu. Reka mbifurize rero kugira ibihe byiza, mukomeze mugubwe neza aho muri hose, Imana ibahe umugisha. Wibuke gukora subscribe niba utarayikoze, like, comment, share kugira ngo umuryango Musinga TV tube benshi, maze tujye dukomeza tunogerwe n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Iyi ni Musinga TV, nge Maxime Kayumba.